nkunda kubivuga ariko abantu bakumva n'urwenya nkavuga ngo gukina si ugukina. Gukina si ugukina kuko muri siporo ntabwo ushyigikira ikipe ngo akarere gashyiremo miliyoni 50 yenda kazakuremo 70, ntago ari ubucuruzi, uzishyiramo zitazagaruka ariko hazagaruka ibintu bifite agaciro udashobora kugura. Icyo tuba dushaka kugiraho ni ikire no gutanga ubutumwa kugira ngo n'abandi n'abana bato n'undura ahandi ufite ubumuga yumve ko ashoboye, kuko iyo ubonye abantu bafite ubumuga bateguye igikorwa runaka kigashyigikirwa kigahuruza abantu kuza kukireba bagakina ureba bagakora n'ibyo utashobora gukora wowe, kuko twe ntitwajya mu kibuga ngo dukine ibyo bakina, bituma bitanga ubutumwa no ku wundi washoboraga kwiheza yumva wenda ko afite ubumuga runaka, ahubwo nawe akavuga ati nanjye nagerageza kuko nabonye turi mu gihugu giha amahirwe bose gifasha n'ufite ubumuga kwigaragaza cyangwa kugaragaza impano zimurimo. So icyambere rero iyo batwaye igikombe nk'iki turabashimira nk'abantu kuko n'urugamba, umukino wose baba barawuteguye, baba barabize icyuya, baba baritoje, hari imvune baba baragize, hanyuma tukanabasaba kuba ambasaderi kugira ngo bamenyeshe n'abandi mu midugudu, mu nsisiro n'ahandi n'ababona no mu itangazamakuru kugira ngo bumve ko buri wese akoze neza icyo ashinzwe yashyiraho itafari rye mu kubaka akarere. Kuko nkunda kubivuga ariko abantu bakumva n'urwenya nkavuga ngo gukina si ugukina. Gukina si ugukina. Iyo rero twe dukora siporo byose tuvuga ngo ni ugukina, ariko niyo umuntu akora ibintu atabikomeyeho bitari serious nawe baravuga ngo arakina. Ubwo rero tuba dushaka gusobanura ko iyo tuvuze umushinga wa siporo si ukubura icyo dukora. Rero gukina si ugukina. Ibyo rero bivuze iki? Bivuze ko tubiha umwanya tukibuka ko biri mu nshingano zacu. Buriya mu bikorwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika yemereye abanyarwanda yiyamamaza muri 2017 guteza imbere impano n'imikino birimo. Ibyo rero tubyitaho nk'uko twakwita ku buhinzi, twakwita ku burezi, na siporo tugomba kwitaho ko ni kimwe mu bikorwa dufite mu mugambi nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahaye abanyarwanda tugomba guteza imbere. Iyo rero wabihaye umurongo bisaba kubihozaho, bisaba ikipe, bisaba abakinnyi, bisaba abaturage babyumva, bisaba abatekinisiye babizi, bisaba ibikorwa remezo. Ibyo byose bigenda bihuriza hamwe, hanyuma aho bikunze ukabona umusaruro nk'uyu nguyu, aho bitarawugeraho nabyo bikaba biri muri iyo nzira. Kandi muri siporo ikiza cyabyo niyo utsinzwe ubutsinze. Ntabwo kuba ntatwaye igikombe ntibivuze ko mu mikino 21 yose ya shampiyona ntacyo nungutse. Ari ubuzima bwiza nagize, ari ukumenyekanisha akarere aho narindi, ari ugutanga bwa butumwa bw'uko umuntu ashoboye niyo yaba afite ubumuga. Kuri urwo ruhande watsinze n'urwo wabuze igikombe cy'uwo munsi.